bakunzi b'ikiganiro wowe ubibona ute? Turabakunda kandi tubifuriza amahoro n'imigisha, amahoro atangwa n'Imana. Muri aka kanya rero tunejejwe cyane no kongera kubaganiriza mu biganiro bitandukanye mumaze kumenya. Turabasuhuje aho muherereye hose ku mpande enye z'isi hatandukanye. Turabasuhuje ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Aziya ndetse na Afurika. Mu by'ukuri Imana ikomeze kubana nawe. Turabasuhuje aho mu Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, impande zose turabasuhuje cyane. Rero tuje muri aka kanya kugira ngo tuze kubatumira umutumirwa tuganire nawe. Umutumirwa witwa Hirwa, umusore ukunda Imana, umugabo ukunda Imana kandi ubikora binejeje kandi mu buryo bwiza. Maze gukora ikiganiro turi bugirane, Imana ikomeze kuba umugisha kandi mugubwe neza aho muherereye hose. Turaganira byinshi, nuza kubona unejejwe n'iki kiganiro ni ukuri wowe udukurikiye uze gukora subscribe, like ndetse na comment. Turagukunda kandi Uwiteka akomeze kuguha umugisha. Reka tugutumire umutumirwa wacu maze tuganire nawe. Imana ibahe umugisha cyane. Allo? Halo? Oui, muraho neza? Muraho neza muvandimwe Didier. Muraho Mr. Hirwa, mumeze mute? Muraho turashima Imana. Iri zina rero ryangiyemo, ubundi nari nkuzi kuri Dani cyane. Ahubwo nanjye nibaza ahantu warikuye. Nzi ko rimenyereye iwacu ku rusengero. Nashatse nimero yawe. Impamvu rero ryangiyemo nyine iratangaje nyine. Ariko nari nzi Dani nyine nk'umuntu twakuranye, nzi Dani, hari Dani nyine nuko. Ariko nyuma ukuntu naje kumenya Hirwa biratangaje, tuzabiganira. Rero Dani Ubutakera ukuntu ajya nkwigana cyane, ukuntu waririmbaga nkakwigana. Indirimbo yitwa Isaraje. Yego ni ukuri. Ariko Dani urabibona ko ni ukuri tuba dushaje. Nibyo. Tumaze igihe muri uyu murimo. Mr. Dani rero nguhamagaye aka kanya mu kiganiro tujya tugira kuri Dedicative Gospel Show. Ikiganiro ni wowe ubibona ute? Tuganira rero n'amakorali atandukanye. Ni muri ubwo buryo nawe nguhamagaye muri aka kanya. Witeguye ko twaganira ko hari benshi badukurikiye muri aka kanya kuri Dedicative Gospel Show ikorera kuri YouTube online. Nubwo ntacyo reka mfate umwanya tuganireho. Yego. Nubwo wenda ntabwo giteguye neza ariko reka ntanga umwanya. Yego. Kugira ngo tuvugane. Imana w'Imana. Imana iguhe umugisha. Ni ukuri hari icyo bimarira umurimo w'Imana muri rusange, ndetse uyu murimo tuwutangira twifuzaga ko nibura benshi mu nama, mu bitekerezo biva mu bantu batandukanye bagaragaza uko babibona, byazamura andi makorali wenda ari hasi, byazamura abahanzi, byazamura imyumvire muri rusange muri gospel yacu mu itorero, kugira ngo tugire aho tuva naho tugera. Niyo mpamvu mu by'ukuri nta bibi nta bidasanzwe. Rero Dani udukundiye watangira wibwira abadukurikiye muri aka kanya amazina yawe yombi, ndetse korali uririmbamo n'umurimo n'inshingano ufite muri iyo korali. Amazina yanjye yo wari wayavuze. Yego. Ariko Dani ntago babizi yuko ariyo. Yitwa Dani nyine Hirwa. Yego. Ni umwizera w'itorero rya Adventiste munsi wa karindwi rya Kanombe. Yego. Intara ya Kanombe. Ni ukuri. Ndumva mpasengera igihe kinini, abantu benshi baranzi. Yego rwose. Ariko Kanombe yarabyaye ngira ngo. Kanombe wasigaye ku ntara? Nasigaye ku ntara. Okay. Ku ntara ngira ngo abanyibuka bazi nigeze kubarirwa igihe gitoya mu bice bya Nyarugunga. Yego. Ariko kuko nimutse nkaza hafi y'urusengero rwa Kanombe. Yego. Byatumye n'ubundi ariho nkomereza umurimo, kuko n'ubundi na mbere ariho nari nsanzwe nsengera kuva na kera. Yego rwose. Hirwa, uyu munsi muririmba mu yihe korali? Uyu munsi ndirimba muri korali bita Nehilo Singers.
Mehiroti Singers. Iryo zina risobanuye iki ku bantu badasobanukiwe izi ndimi? Ubundi izina Nehiroti yego riboneka muri Zaburi ya 5 igice cya 5. Yego ni Zaburi ya 5. Yego hepfo mu busobanuro mo hagati y'ijambo Nehiroti ririmo. Yego ariko hepfo mu busobanuro bisobanura ko ari ibikoresho bivuzwa n'umwuka. Ibikoresho bivuzwa n'umwuka nibyo basobanuye kuri jambo Nehiroti aricyo Nehiroti. Rero umuntu twumva yumva nyine ko turi Nehiroti, turi ibikoresho bivuzwa mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka dukorera Imana ariko mu buryo bw'umwuka. Nibyo rwose. Ijambo riri muri Bibiliya. Wow, Imana ishimwe cyane. Dani rero Nehiroti yabayeho gute, yatangiye ryari? Ubundi Nehiroti yavutse 2019 mu mpera 2019 mu mpera z'ukwa 12 rwose muri aya mezi y'ukwa 12. Yego niho yavutse. Ubwo birumvikana ko mwahise mugwa muri covid. Yego nibyo twatangiye rwose hafi gutyo muri covid, kuko nubwo tuvuga ngo nibwo twavutse nibwo twatangiye kwegeranya ngo turepete. Yego ariko nakubwira ko icyo gihe n'itoro ryatubonaga nk'itsinda riri hariya ryirepetera. Yego ariko batazi umurongo turi. Yego muratangiye rero iryo tsinda ryatangiye. Ninde waba waratigize icyo gitekerezo kugira ngo iryo tsinda ritangire mu by'ukuri muri rusange? Urumva kuko ubundi uzi ndirimba muri korali biti Intumwa z'Ubushake. Yego nabikubazeho, reka tubanze twiganire kuri Nehiroti. Yego ubundi ntangirira Nehiroti ninjye watangije iyo gahunda, ariko hari undi muririmbyi umwe nawe wahoze Intumwa z'Ubushake ariko yari yaragumye ku ntara. Yego uwo niwe twatangiranye Nehiroti. Yego turi babiri tugira igitekerezo ndakizana ndakimuganiriza. Urumva nk'umuntu wari umaze igihe ndirimba kandi noneho ngiye ahantu korali itakibarirwa nahozemo. Yego byansabaga ko mbaho ndirimba. Yego tuma rero ntekereza kuvuga ngo washaka imbaraga z'abavandimwe twafatanya. Yego gatangira itsinda ry'abaririmbyi bo kuririmba. Ariko birumvikana nahise mpera kuri wa wundi twahoranye n'ubundi. Yego uwo nguwo we ntabwo nawe yari akiba muri Intumwa z'Ubushake? nawe ntabwo yari akiba, kuko korali Intumwa z'Ubushake zo zagumye ku itorero. Yego Intumwa z'Ubushake zo zigiye guhangwa. guhanga nakoze zaragiye guhanga ishami. Yego hari havutse ishami, noneho Intumwa z'Ubushake zijya gufasha abizera baho kugira ngo bafatanye umurimo. Igihe rero cyo guhanga itorero byabaye ngombwa ko korali ihaguma. Yego kuko hari ikibazo cy'amakorali, kandi n'ubundi umurimo isaba ko hagomba kuboneka abaririmbyi bafasha. Byabaye ngombwa rero ko Intumwa z'Ubushake zo ziguma aho ngaho. Uwo muhungu rero nawe uko yari yegereye urusengero nawe aguma ku ntara. Yego nawe ntabwo yagumye aho ngaho ku rusengero, mpamusanga. Bamwe rero mu by'ukuri ugomba gutangirana umurimo. Wow. Nehiroti rero bibayeho gutyo. Ntabwo yahise yitwa izina. Yewe n'iryo zina Nehiroti ntabwo ryari ryakabaho. Ntabwo mwari mwakaritekereje? Ntabwo twaritekereje tugiye kwakirwa. Wow. Mwamaze igihe kingana iki rero muririmba mutarakirwa? Urumva ubaze 2019 ni nkaho byari 2020, twese tuba muri 2020. Yego ariko 2021 nibwo twabaye korali. Byumvikane ko mwamaze igihe kingana n'umwaka. Twamaze umwaka rwose urenga. Yego murepeta muri covid yose twararepetaga, ariko igitangaje twabaga turi benshi. Wow. Twatangiye turi nka 6
yego ariko twari turi mu bantu bari 18 nibyo turepeta tudafite gahunda yo kuririmba byabaga bitangaje noneho mugashyiraho n'iminsi yo kurepeta se bayishyiragaho hakaba no kubahirije iyo gahunda yego kamuhana tukamuha icyo nakwita nk'agahano kumubwira ngo gerageza ibi bintu wazemo banza ubimenye ibyo ari byo umenye ibyo ari byo akanabyumva akabyakira akabibamo akabyubahiriza rwose hari nta nakora ateganya nta n'itorero ateganya kuririmbamo wow nta torero yateganyaga kuririmbamo ariko kubera disipurine kubera kubaha Imana no kumva ikintu tugiyemo umuririmbyi agaca bugufi akabyumvira nibyo rwose uyu munsi rero iyo korari nyine irazamutse irakiriwe mwakiriwe buriya mufite nk'indirimbo zingahe mu by'ukuri twakiriwe dufite nk'indirimbo 12 yego twari twaranazikoze na audio yego icyo gihe mwaririmbaga mukajya no muri audio twari dufite audio ariko turi groupe nyine idafite aho ibarizwa kuko iyo iza kuba ifite aho ibarizwa bazaranasohotse yego ariko twarazikoze kuko twari tutari abakorari yego gukora icyo kintu kuko hari indirimbo twasohoye ujya kuri TV channel yacu urayibonaho yego yitwa ko ari ya covid twayikoze muri covid ndirimbo yego ifite title ya covid cyangwa ni yanditseho covid title ya covid niyo magambo ari muri iyo ndirimbo cyane niyo urashobora kuza kuyumva ira n'isara ikitanya iri audio iri video audio mwayikoreye ni lyrics cyane oya hano nuvuga ngo tunayishyizeho vuba ko tuze tuyishyizeho ngo abantu bayikurikirane bajye bayumva yego mwayikoze icyo gihe wow byiza nk'umuntu rero wabaye umufondateri wa korari gufonda korari waduha experience irimo nizihe mbogamizi waba warabonyemo mu gufonda korari nshyashya mu kubaka nibo bwa mbere waba wari ugiye gufonda korari cyangwa bisa nkaho ari ubwa kabiri wenda ubwa mbere bw'uko nabibonaga bureka nkubwire ishusho yabyo yego ishusho yo kuvuga ngo ugiye gufonda korari muri wese iravuye rwose nakubonye ndakubwiza ukuri kuko urumva yego kera tukiri batoya urumva natangiye kuririmba afite mu myaka 13 yego kuko nageze mu ntumwa z'ubushake nyiririmbamo nari mfite rwose imyaka 14 urumva ko nari mutoya yego rwose aho hari muri kangahe icyo gihe hari 96 urumva ko rwose 96 uziko nimba ari ibyo wantanze kuririmba wana nshobora kubona gutanza icyo gihe uziko ahubwo jye natangiye 98 anyway nshobora kuba twaratangiye rimwe kuko njyewe natangiye ndi mu yindi korari nza kuyivamo njya mu bakurikiye su 98 nayo naragutanze nibyo warantanze ushaka warantanze yego ariko icyo gihe nkubwiza ukuri nabwo bigeze muri za 97 yego baje muri intumwa z'ubushake za kera zarabahungu gusa ndabyibuka ariko tuza kuhinduka korari ivanze n'abakobwa nabwo intumwa z'ubushake za mbere zasenze yego z'abahungu yego korari rero noneho y'abakobwa n'abahungu yego ndayifonda ikora icyo gihe byari byoroshye babaga dufite abana b'urubyiruko mu rusengero benshi bafite kuraje cyane bafite kuraje babikunze batabizanamo ubwenge bwinshi namba twese twabaga tuzi ko gahunda ari umurimo w'Imana nta bintu by'ubwenge byabaga birimo icyo gihe turuganiye kuri iki kintu ndibuka yego ntari uzi ko indirimbo zihimbwa ntazi ko ziva mu ijuru kabisa ntabyo twabaga tuzi kugira ngo mbenze ko indirimbo zinahimbwa icyo gihe ndibuka hari korari yaririmbye indirimbo y'ibyabaye muri 94 yego ya jenoside iko nahise amenya ko indirimbo zihimbwa no avuga ibintu byabayeho yego bitamenya ko indirimbo zihimbwa twari abana batoya ariko abana babikunze babishaka kujya kuzashyiramo byari byoroshye yego ejo bundi rero bitangirane Herode yego byari bikaze
byari bikaze kugira ngo ubwire umuntu ngo ngwino muri korari ngwino turashaka ko dukora korari turirimbane. Yego. Umuntu wese avuga ati reka simbirimo. Ibyo bintu biragoye hoya. Simbyumva, ntibishoboka, biravunanye, bisaba kuba umwanya munini, bisaba amafaranga, byakamaye igipomo. Yego. Hato uniforme ndazikura, amatike yo kujya kuririmba. Amatike no kumva yuko kwirirwa ku rusengero, kuza ku rusengero bimugoye mu mijyi. Ari uguta umwanya. Urumva rero n'uyu munsi wa none wenda se abandi bibanza biborohera. Ariko korari gitangira kugira ngo organize abantu babwire ngo tugiye gukora umurimo w'Imana. Yego. Biragoye. Noneho twebwe tunavuka byari bikaze kugiye. Urumva kubwira abantu ngo no muri korari itaranabaho. Barabona niba korari ku rusengero araharirimba akora umurimo ameze neza. Tuba turabwira umuntu ngo tujye muri korari. Ese murakire muri korari batutireka turaba korari turi kuri covid ntabwo itorero rituzi niko kugira ngo tube korari tuzabwira itorero ko turi abantu bari aha ngaha bashaka umurimo w'Imana. Bati ni gute najya muri korari kandi hari afite naho nyerekera kandi uwo muntu uri kubwira bishoboka ko afite n'impano urumva aziririmba urimo kuvugira ngo naze ngo wajye muri korari atabonera itari no mu itorero itazi mu itorero ikorari idafite ishusho iyo korari izaririmba hehe? Yego. Ukuntu ari muri covid yareba ukuntu noneho no kuba ubwayo ikorari itazwi. Yego. Reka nta hantu uzaririmba mujyane korari yanyu. Yego. Byari bivunanye, byari bigoye pe, byari bigoye ariko kubera Imana. Ariko hari akantu kamwe kamfashaga. Yego. Urumva abantu barasanzwe bazi ko ndi umuririmbyi. Uvuga ati rero buriya Dani kuva yarabyemeye akaba ari umuririmbyi waririmbaga. Yego. Natwe tugiye kuza dufatanye nawe. Hari icyo buriya azi neza kizaba. Hari icyo azi neza ariko nkafashwa cyane n'abana bavuye mu ntara. Yego. Abana basengera ku rusengero baturutse mu ntara baje mu busanzwe gushaka akazi. Yego. Najyaga nkubona ku mashusho uririmba. Yego. None ubwo nakubona ku mashusho uririmba ndaje dufatana. Ngeze amahirwe ndakubonye kumbe burya ni wowe nabonaga. Yego. Nanjye nkafatira aho ngaho niho naheraga. Nibyo rwose. Ndaje dufatanya nuko rero baje dutangira umurimo. Covid irarangira. Toreza twakira. Ko biradufasha ibakorari rwose byihuse. Mu mpera z'umwaka tubakorari y'itorero. Yego bakunzi b'ikiganiro rero wowe ubibona ute kuri DDK TV Gospel Show? Murumva ko Hirwa Dani yanyuze mu rugendo rurerure, urugendo rutoroshye ariko birangira Nehiroti ibayeho. Rero Mr. Dani, Nehiroti rero bimaze kubaho. Imaze kubaho muratangiye waduhayeho Samarinoro tuvuga ngo twajyaga no muri studio ariko tutazi ibintu tuzabikora dute tuzanabijyana he. Mumaze kwakirwa rero uyu munsi mufite nk'ibihangano bingana iki kuva 2021 mwakiriwe ubu mufite ibihangano bingana iki? Rero dushobora kuba ifite indirimbo zigeze nko muri 70. Oya. Yego. Ubwo se ariko izigaragara. Yego. Wenda nizo ushaka kuvuga sinzi. Ndavuga muri rusange mu ndirimbo mutunze mu ikayi cyangwa muri archive yacu. Yego. Izo ndirimbo rwose 70. Ubwo ku munsi rero mwahimbaga indirimbo 2 cyangwa 3. Ubwo se mu myaka tumaze kuva 2021 kugera 2024 dusoza harimo imyaka 3. Birashobora ko mu myaka 3 umuntu yaba afite indirimbo 70. Didier reka nkubwire. Iyo covid twabayemo. Yego. Nta kintu cyagizwe kwirepetera gusa. Yego no kwiga indirimbo nshyashya. Yego kandi ngewe buri wa mbere w'isabato. Nigisha indirimbo 2. Buri wa mbere w'isabato nabaga mfite indirimbo 2. Yego. Ibitero bibiri tugataha. Yego. Kandi n'uyu munsi rwose niko bijya bigenda. Yego. Akenshi wa mbere w'isabato turi ku indirimbo nshyashya. Bisobanuye ko nibura buri kwezi muba mufite indirimbo nibura 2 cyangwa 3.
nta nubwo muri gahunda yacu ya saa tanu tujya dukoresha indirimbo y'ubushize, reka da dukoresha indirimbo nshyashya, buri gihe mukoresha indirimbo nshyashya. noneho ibitaramo tukagaruza indi twagiye turirimba. Yego, kugira ngo dufashe n'andi makorari Mr. Dan, ubibona ute? Duhe challenge yo kuba korari ishobora kuririmba indirimbo imwe ikaba yayisubiramo, ikongera ikazayisubiramo, ikongera ikazayisubiramo, nta kindi gihangano barabona kinjiye muri korari muri rusange. Icyo kintu kimpeho uko wabonye ibyiza byo guhora umuntu atunze indirimbo nshya no kuba yasubiramo izo yaririmbye cyangwa yahimbye. Njyewe kenshi impamvu mbikora ni uburyo bwo kugira ngo abaririmbyi batyaze intekerezo zabo cyane. Ibintu by'ubunebwe bwo kwiga babyikuremo, bamenye ko ari bwo buzima twinjiyemo bwo guhora twiga amagambo mashyashya. Kandi ayo magambo mashyashya njyewe kenshi iyo turimo no kwiga indirimbo ndababwira ngo mbere y'uko indirimbo tubanza kuyiga tubanze tunayumva ikiri kuvuga. Yego, tuba twifata nk'ikibwiriza muri twebwe. Yego, ikibwiriza tukimenyere, tucyumve ko ari ikibwiriza turi kwiga. Iyo niyo ntego ubundi yanjye, kugira ngo byibuze abantu bahore bunguka amagambo mashyashya. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, guhora dusubiramo indirimbo imwe buri munsi ku isabato bitera ubunebwe. Ko abarinzi bahora baririmba indirimbo imwe ku isabato bakagaruka bagasubira muri ya yindi. Biga buriya n'abizera batwumva baba bakeneye kumva amagambo mashyashya. Kandi amagambo turirimba n'amagambo mu byanditswe byera. Yego, abantu baba bakeneye kumva ngo ikibwiriza y'umuntu cy'umunsi cyo mu ndirimbo baduteguriye kiradukumbuza iki. Yego, biratwihanisha iki. Yego, muri iyo ntumbero kenshi abizera n'iki kintu baba bategereje. Wow, urumva rero ko buri munsi ugarura cya kibwiriza cy'ubushize ntabwo biba ari byiza, cyane cyane ko ibi bintu turimo ni ibwirizabutumwa. Abantu tugomba numva twakabivana mu kurimba gusa tukabishyira mu bwiza, abantu bakabyumva nk'ari ikibwiriza tugiye gusohora. Niyo mpamvu mba numva ko twasohora ikibwiriza gishyashya. Ikibwiriza gishyashya tunyuze mu ndirimbo. Ni byiza cyane mu by'ukuri. Dani rero reka twiganire ku ndirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu mumaze gusohora mu gihe gito, wenda dufate samari nk'iy'amezi atatu, mu mezi atatu cyangwa ane, twiganire ku ndirimbo mumaze gusohora zaba ziri official kuri YouTube channel yanyu. Kandi nibutsa n'abari kudukurikira aka kanya, Nehiroti ni korari, nubwo ari korari ibayeho muri icyo gihe cy'imyaka mike mwumva, ariko ni korari iri gukora neza, iri gukora video nziza. Ni korari yankanguriye kugira ngo nifuze kuba naganira nayo. By the way, turi kuganira kuri telefone n'umuyobozi wayo, ariko mbibutse neza ko tuzaganira n'ubundi. Reka mvuga umufondateri, ariko turatubwira n'inshingano wenda ufite muri korari, ariko uri buyisangize abadukurikiye. Ariko bakunzi mudukurikiye muri aka kanya, muri searching Nehiroti rwose y'i Kanombe, mugende mukore subscribe, like na comment, kuko ubutumwa muri iyi minsi niho buri gukorerwa. Ivugabutumwa muri rusange niho turi kwerekera. Mugendero mubasange, mukore subscribe, like na comment, mubahe ibitekerezo, mubahe inama, mubane nabo nka korari wumva imaze igihe gito ariko iri gukora neza, iri gukora cyane. Dani, dusangize rero kuri izo ndirimbo. Mu mezi nk'atatu ashize. Yego, ahubwo buriya ni nk'atandatu, kuko twebwe buri indirimbo tuyisohora mu mezi abiri. Mu mezi abiri habasohotse indirimbo, tuba tugomba gusohora indirimbo imwe. Yego, bicano yacu. Yego, ariko nk'indirimbo eshatu zimazeho iminsi. Yego, ni nk'iyo bita Intsinzi. Intsinzi indirimbo navuga yuko abantu benshi barayikunze. Yego, Yego, ni indirimbo iterwa. Yego, yakirwa n'abaririmbyi, ariko biterwa n'umuntu umwe. Intsinzi. Yego, Yego, iyo ni imwe. hari iherutse nanone yayikurikiye yitwa Stefano. Nayo niyo yahise ikurikiraho. Yego, iya nyuma iriho muri iyi minsi indirimbo yitwa Abigishwa ba Yesu. Yego, Abigishwa ba Yesu.
Stefano abigishwa ba Yesu. Ba Yesu n'ubera mushya ariko yitwa abigishwa kuri channel yacu. Abigishwa. Yego, abigishwa by Robert Singers. Yego. Rero ni ukuri izi ndirimbo uko ari eshatu babanje kutubwira ngo ni insinzi. Iyo ndirimbo mwayitekereje gute kugira ngo muyitirire insinzi? Duhe samari ntoya utubuti twashingiye kuri iki kintu kugira ngo tuyite insinzi mu by'ukuri. Kuyita insinzi uburyo ibitero byayo byanditsemo ni ibitero bigaragaza uburyo muri iyi si urugendo uburyo rumeze. Nk'igitero cyawe cyavuga ngo nyamara igihe kizagera ubwo tuzaba tutagisengera kuri uyu musozi. Igihe kizagera ubwo tutazaba tugisengera kuri uyu musozi. Ntabwo wari ushatse kuguhanurira ku biri kuba uyu munsi nerekezaga sibyo mu by'ukuri ko insengero ziri kugenda zibuzwa bitewe n'imyubakire wenda idakwiye n'iki, sicyo wari ushingiyeho? Ntabwo ariho cyane nerekezaga, ariko nerekezaga ubwo tuzatagisengera kuri uyu musozi. Yego, ahandi tuzateranira uburyo bizaba bidasanzwe. Aha, ari bwo butsinzi. Ariyo nsinzi kuko iyo niyo frenzi. Aho tuvuga ngo tuzaba turirimba intsinzi yacu. Ni ukuri. Ariko nubwo byitwa intsinzi, ibitero bikurikiraho bigenda bisobanura neza ko iyo ntsinzi nubwo tuzaba tuyifite atari twe tuzaba twayihaye. Wow. Tuzaba twarayihawe na Yesu, ariko tukayiririmba tukayishimira turi mu ijuru, ariko tuyikesha Yesu wayiduhaye. Wow. Rero nziza rwose, ariko nanone igaragazamo uburyo abantu Yesu yavuze amagambo akomeye ati mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri iminsi. Yego. Ko twabonaga ko muri urugendo harimo gucika intege no kudohoka cyane. Wow. Ariko tugaragaza ko abantu batagomba gucika intege, ahubwo hari aho tugomba tuzaharanira aho tuzaba dutsinze urugamba. Wow. Intsinzi rero ni indirimbo yakozwe mu studio y'amajwi, ko nabyo biri muri bimwe dusangiza abakunzi bacu kugira ngo abari muri uyu murimo babe bavuga bati iyi audio tuyikurikiye yikoze neza, wazasanga uyu producer natwe yadufasha. Mwayikoreye muri studio y'amajwi? Twayikoreye kwa Jean Paul. Yego, Jean Paul muririmbyi wa The Guardian. Ndamubona. Niho audio yacu yakorewe. Ukorera hano i Remera. Yego. Wow. Ngo basigaye akorera mu bice bya Masaka. Ubu yagiye Masaka mbese? Yegereye korari ye? Yego. Okay. Yakozwe amashusho n'uwe mu pro? Mugabo James. Mugabo James. Mugabo James ntabwo nari muherutse. Aracyakora amashusho? Aracyarimo cyane. Ko yatitetse cyane, yibereye i Kanombe ntabwo ashaka kujya handi. Akorera Uganda cyane, abona akorera Tanzania n'Ingande cyane. Abaza agacishamo mu gihe cyashize naho nagakorera Desert Stream. Yego, ndabibona. Yego, ariko acishamo akaza nyine. Muze gukurikira iyo ndirimbo yitwa Intsinzi, namwe muraza kubona reference zirimo uburyo indirimbo zikoze. Cyakora jewe nabonye zikoze neza. Reka twisimbuke tujye kuri Stefano. Stefano we yaba yarakorewe he? Stefano nayo niho yakorewe. Byose byakozwe nabo bombi. Byose nabo bombi n'undi babikoze. Wow. Kuki mutajya muhindura studio ngo murebe naho ko bajya bavuga ngo akanyoni katagurutse aho ntago mwarizirikiye hamwe? Oya. Ntabwo urumva kuko ziriya ndirimbo zisa nkaho zakozwe mu bihe bitandukanye ariko byegeranye. Yego. Bituma tuzikoresha umuntu umwe, ariko nk'indirimbo turi gukora tuzaba twahinduye. Nibyo rwose. Abaproducer kugira ngo niyo turemo n'ahandi bakora. Okay. Mu by'ukuri rero n'iyi yindi nayo yitwa abigishwa, nayo ni kimwe mwayikoreye hamwe? Yego, ariko yakozwe mu cyiciro cya nyuma cya vuba. Cya nyuma cya projet mwari mutanye.
kuko twagenda dukora ibice ariko kuri poroje imwe. nibyo rwose. Wow, ni byiza cyane, ni ukuri birashimishije. Icyo nakubwira Mr. Hirwa Dan ni uko mufite imikorere myiza, indirimbo ni nziza, ziraryoshye, amashusho ameze neza, abapro babakoreye ni ukuri congratulations, mwakoze neza. Ni iyihe mpamvu uri kuvuga ko mushaka namwe kuzaguruka ngo mugere n'ahandi murebe uko bimeze? buriya urabona ko ibintu bigenda bihinduka 2021 yego 2022 na 2023 urumva imikorere y'abaproducer igenda izamuka nabo ubwabo birazamuka, usanga nk'izo twakoze ubushize dukeneye guhindura ngo tugire karite nziza cyane kuko n'ubwo wenda ziba zarashimwe yego, ariko wenda haba harimo n'ibitameze neza cyane, wenda dukurikiye n'igihe tugezemo ku buryo twavuga ngo ubutaha twavugurura gutya twakosora yego dukurikije n'uko iz'abandi zirimo gusohoka muri uyu mwaka zimeze. Nibyo rwose. By the way, mushobora no kubigeramo mugasanga si byiza nk'ibyabanje, mukongera mukagaruka ariko mwagurutse mwamenye. Ariko twagezeyo ntabwo ko tuba twabaye aba mbere kuko baba barakoze neza cyane, ariko ni na byiza ko dukorana n'abandi bantu batandukanye abo kugira ngo turebe imikorere yabo ariko imeze, kandi kugira ngo nabo twaranabivuganye babwira ko projet nshyashya tuzayikorana n'ahandi. Ubibona ute? Ni ukuri mwamwiyumviye Hirwa Dan uburyo tuganiriye umwanya munini rwose, aduhaye urugendo rwa korali, uburyo iririmba, uburyo yavutse, uburyo yatangiye, uburyo Nehirot Singers y'i Kanombe imeze, amavuka yayo, uburyo yakiriwe. Ni ukuri baririmba neza cyane. Turagusabye kugira ngo basange, ukore subscribe, like na comment kuri Nehirot Singers Choir. Uwiteka arakomeze kubana namwe, twagane niyo mpamvu dukomeza kubana namwe mu buryo butandukanye. Turabashimira cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha, turabakunda.